mirongo icyenda barabishe abasaza banjye Yesu barabishe gusa umva muri 90 kuna abatutsi b'ikibirira bishwe nako abagugwe bishwe bari baratojwe muri iyo myaka za 90 bari baratojwe cyane ariko cyane nta kindi kintu 90 muri 90 habaye akantu ubwo bwa mbere nakiri ubuhamya bw'abatutsi bishwe muri 90 abo basore umwe w'umugabo wacu n'undi umuhungu w'umugabo wacu babicishije ibisongo by'imigano bitiye hano inyuma mu bitugu igisongo kihingukamwe imbere kijomba hasi abana barumva umugabo wacu we bamuciye akaboko yagiye kubiri n'akaboko bamukubitira umuhoro hano ku gikano bose barabica icyo gihe na muramukazi wanjye n'abana 5 n'umugabo we komera kuri Nyabarongo ntabwo nzahibagirwa kuri Nyabarongo ntabwo nzahibagirwa ati rero ati genda ubwire padiri aguha icumbi ndagenda mbwira padiri waho komera uviye inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri no misi twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ndifuza ko buri wese yibuka ariko anafasha uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi birashoboka ko uri umwana navuga ngo uyu munsi warokotse jenoside wafite imyaka mikeya ukaba utazi aho ukomoka muri kano kanya uzihangana umamagare kuri nimero ya telefone ubundi tuganire umbwire by'umweko ubuhamya bwawe kugira ngo turebe ko twabona umuryango wicika intege harimo ababona imiryango yabo harimo abagenda babona abo bavukana ababyeyi babo nyuma y'imyaka 31 ishize jenoside yakorewe abatutsi irangiye ihagaritswe na inkotanyi. Niba wifuza ko tuzaganira by'umweko muri kino gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi cyane wifuza kubona umuryango cyangwa kuduha ubuhamya butandukanye ku buryo warokotse jenoside yakorewe abatutsi uzampamagara kuri 07 ubundi tuziganire kandi ndabizi ko uzaruhuka birenze kuri ibyo ngibyo ushobora no kubona umuryango wawe cyane babandi bari bakira abana batoya uyu munsi bakaba batazi aho bakomoka uze kumamagara nanakomeza buri wese warokotse jenoside yakorewe abatutsi igikomere cyanyu turacyumva igikomere cyanyu tugisangiye namwe twebwe nyine turi kuvuga aka kanya buri munyarwanda wese asangiye namwe igikomere gusa ntawe ushobora kumva intimba mufite kubura abanyu no kubona ibyo mwabonye muri jenoside yakorewe abatutsi mukomere kandi mukomere ndakomeza abasigaye ari bonyine ari banyakamwe batwumva muri kano kanya iki gihe kiragira ukibaza ngo kuki nafite papa nafite mama nafite abavandimwe ndabyara simpembwe nshaka unsura kugira ngo tuganire umuvandimwe bikancanga kandi nayo mbafite ukomere turi kumwe Imana igukomeze igikomere cyawe ntikiguherane ukomeze ubeho kandi ubeho uzabaho neza si ukubaho gusa ni ukubaho kandi neza. Uyu munsi ndi kumwe n'uyu mubyeyi tugiye kuganira nawe aduha urugendo rwe rwo muri jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo binihute neza kugira ngo aka kantu gatambuke mbere yuko aduha ubuhamya. Yabuze umwana muri jenoside yakorewe abatutsi yari afite imyaka 5. uyu mubyeyi yitwa Musengimana Anosiata nkabona arashakanye na Marcel Mugabo. Yego yashakanye na Marcel Mugabo umwana witwa Claude akaba ngo Claude Nshimiyimana Apiyane inde Apiyane
Shimiyimana Apiyane niwe wabuze muri jenoside yakorewe abatutsi yari afite imyaka 5. Uwo mwashakanye aracyariho? oya Nawe yishwe muri jenoside. Yego mukomere. Uwo mwana yaburiye hagana hehe mbere yo gutangira uhamye kugira ngo umuntu yumve? twatandukaniye i Nyanza, nibwo yajyanye na papa we. Yego. Ubwo yajyanye na papa we, ariko papa we yarirukankaga sinzi, yari yashingutsemo ibihaha, yarirukankaga nkavuga nti yenda yaba yaranamutaye, niko natekerezaga njyewe. Yego. N'ubu ndacyabitekereza numva ko yamutaye, kuko yirukaga cyane cyane, nanjye nta ntege mfite, akambwira ngo tugende, njye birananira, ndamubwira ngo niyigendere. Ariko ubwo uwo mwana Apiyane akaba yari mushiki we bakurikiranaga, nawe ubwo yari amaze kuncika, ntazi yari yagiye, ise yagiye mbese avuga ko agiye kumushaka. Yego. Agiye gushaka mushiki we. Yego. Aragenda rero ntiyamubonye nyine, ntabwo yamubonye, kuko umwana nawe naje kumubona hanyuma. Naje kumubona hanyuma, hari umwana warokotse w'iwacu nawe avuye mu ntumba aho ku Muhororo, araza arambwira ati hari umwana wawe waje iwacu naramubonye, ntese baracyariho? Atoya, ati simbizi nako niba akiriho, ati ariko ndumva akiriho. Yego. Yewe nahise mbwira, hari umuntu nabwiye umuvandimwe ampitike njyayo. Ujyayo? Njyayo ariko ari muri bya bindi bishyushye by'interahamwe, interahamwe zishyushye, ariko nagiyeyo. Yego. Mvuyeyo ahubwo numva ngo interahamwe nanone zamaze abantu, ariko zasubiraga inyuma muri bene wabo nazo. Nuko ngiye umwana kuko ndamusanga, usanga ari ku muntu, nuko ndamuzana. Yego. Uwo mubona gutyo, uyu munsi ukavuga ko uwo mwana w'umuhungu, nkavuga ko umwana w'umuhungu Shimiyimana yenda yaba akiriho, kubera ko yajyanye na se, mvuga ntiyaba yaramutaye, yenda ntihabuze umugira neza waba yaramutoraguye, niko ntekereza. Ariko yari afite imyaka 5. yari afite imyaka 5. Byanze kunze yaraza amazina ye, yaraza amazina ye, yaraza ya papa we n'aya mama we. n'aya mama we. Yego. Yarazi n'ahantu twari Kicukiro, twari dutuye ku musaza witwaga Sekayange, ariko bakundaga kumwita Muzehe, afite umuhungu witwaga Vianney n'umukobwa Louisa, n'undi witwaga Musomandera, n'akandi gahungu kene wabo kitwaga Gahirwa. Ubwo nkavuga nti yenda yibagiwe abavandimwe, yenda nkabo yaba kibibuka, niko naba ntekereza ntabaye akiriho. Yego. Yari umwana wasaga gute? Yari afite imibiri yombi, ariko yari inzobe. Yari inzobe ariko itera. Yari inzobe iri mu rugero. Yego. Yari afite iri ryinyo rya hano imbere ryari rinini. Ni amenyo yakutse ya nyuma? Ina nyuma. Yego. Ubwo rero nkavuga ntiyenda abaye akiriho, nk'abo bantu bose ntabwo yabibagirwa. Kundaga gukina n'akandi kana k'uyu nguyu kitwaga Vigi, bari mu rugero rumwe, yitwaga murumuna wawe. Kitwaga Vigi. Yego. Ubwo bakundaga gukina na mushiki we witwaga Uwayezu, n'undi Musabimana, kuko icyo gihe bari ubwo nuko mbese twabitaga. Ubwo rero nkavuga nti yenda aramutse atwibagiwe, ntabwo yakwibagirwa wenda n'abo bana be. Abaye akiriho nyine. Byanze bikunze cyabaye igikomere kubura umwana wawe, ikintu gitumye nyuma y'imyaka 31 uvuga uti reka nze ngerageze. Ntabwo yigeze amvamo, ariko naratekerezaga nkumva kugira ngo ntiyenda ntakiriho, nkumva ko atakiriho. Nageraho agatima kakambwira, kuko inkotanyi zagendaga zitubwira ziti umuntu wabuze abe n'ubundi azatinda azamubona n'abakiriho. Noneho niho naje kugirira icyizere kuri uwo mwana w'umukobwa, ndavuga nturiya ko twari twaramubuze kandi ari muri Kigali duhari ntitumubone, yenda n'undi yaba hari, yaba ari n'ahandi cyangwa se ari no muri Kigali ntitubi.
sinzi. yego mukomere cyane kandi umuntu uri kutwumva muri kano kanya akaba yumva uyu mwana muzi birashoboka ko agifite ayo mazina cyangwa yayahinduriwe bitewe n'uwamufashe. Biramutse bibaye uraza kuhamagara uyu mubyeyi ushatse wahita uvuga nimero telefone yawe 078 yego 40 64 010. yego iyo niyo nimero y'uyu mubyeyi tumufashe mu buryo bwose bushoboka. Turaza kubigarukaho ku by'uyu mwana mwari mutuye ngo muri Kibirira hano. Twari dutuye muri Kibirira ariko twaje kuza i Kigali yego duhunga. Reka duhere muri iyo myaka ya 90 mbere ya 94. Icyo gihe nyine byari bimeze gute n'icyo utibagirwa duhita dukomeza n'uburyo mwaje guhungira i Kigali. Muri 90 nyine twaje naje nahangaha muri Kigali 91 duhunga. Umugabo yakoraga inaha. Yego. Uwo mwana abaye ariho yarazi ko se yakoraga no ku kibuga cy'indege i Kanombe. Noneho ubwo nibwo yambwiraga ati rero ntabwo nzagaruka muri Kibirira. Rwose urabona ko ntahagaruka. Papa w'abana. Ati bahita banyica. Ati kandi namwe urabona ko mudafite aho muri ntabwo nahagaruka. Ati hubwo koresha uko ushoboye uzana abana. Abana nabo sinabonye uko mbazana, nagiye mbazana gake gake. Ndaza musanga inaha ngaha icumbika ku Kicukiro hariya hino y'ibigega. Yego. Twavomaga ahantu kuri Aideri abaye akiriho mana ibyo byose ntabwo yabyibagira. Noneho ubwo bariho ducumbika turahabaye. Twahavuye kiriya gihe cyawe cyane. Twahungiye Kicukiro kuri paruwasi. Mama Nurse waretse tugahera muri za 90 bica Abagogwe muri Kibirira. Reka dutangire aho ngaho uduhe ubuhamya bwaho n'ukuntu mwaje kuza i Kigali. Iby'umwana turongera tubigara kuko yego muri Kibirira ubwo twahungiye ku Muhororo abahunga muri 90. Turagenda rero tuhageze twahabaye ibyumweru 2. Turazamuka dusubira mu ngo dusanga barashenye. Imyaka baratemye ibintu byose muri 90. Ibintu byose nta na kimwe gihari. N'ibishyimbo bagiye babitema bacishamo umuhoro nyine. Nuko ubwo ngubwo rero tuvuye aho ku Muhororo mbonye ntazahashobora nanone bimeze nabi nibwo naje muri Kigali. Icyo gihe 91 mpita nza muri Kigali rero. Nje rero nibwo nahabaga mbona ari amahoro. Bambwira ko ari hazima bati kuko icyo gihe muri Kigali muri 90 ntabwo habaye nko muri Kibirira. Ho hari amahoro. Kibirira se wenda sibye gutema imyaka bigeze bica abantu. Muri Kibirira bishe abantu bishe ba databukwe wacu 3. Bica muramukazi wanjye n'abana 5 n'umugabo we bose babica muri 90. Bica umwana wa mwene se w'abana banjye nyine wo kwa se wabo umuvandimwe w'abana banjye. Barabica bica se wabo barabishe cyane ariko ubwo barabishe babaruha mu ruzi ruhari kuko ari Abatutsi. Barabishe babaruha mu ruzi. Nanjye narugarukiyeho urwo ruzi n'abana mpetse. Sinzi ukuntu Imana yankuyeyo. Umuntu ankuramo aranyirukankana. Igitero cyaje kinkurikiye. Uwabukwemo n'umuhutu. Umuhutu nuko yapfuye. Noneho igitero kiza kinkurikiye ngo barashaka kunyica. Umugabo wari umpishe yitwaga Shadarake. Nibwo bamubwiraga ngo niho nihishe kandi koko niwe wari umfite. Arabarahira ati yagiye atamanutse pfingi yagiye ni mumukurikire. Bahise bahomboka ako kanya baza bankurikiye ngo barankurikiye.
imbwa zabirutseho zicukwazo ngo ninjye bashaka nazo nabo bacukwabo batabana be bari epi hari uwo mugabo ariho nasanze umwana yitwaga Butati yego ngo abana niho bihishe yego baragiye kuko abana niho bari bihishe ubwo basanga uwo mugabo yabahungishije hano arabahungisha ubwo nibwo twahise tujya ku muhororo batujyanye ku muhororo nijoro tugeze ku muhororo rero igihe cya 11:00 nibwo bangejejeho abo bantu ni bande babicaga n'abahutu hera hamwe nyine bamwe muturanye se nabo twari duturanye n'abandi bose nabo twari duturanye rwose bari baratojwe muri iyo myaka ya 90 bari baratojwe cyane 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 ariko cyane nta kindi kintu muri 90 muri 90 habaye akantu ubwo bwa mbere nakiri ubuhamya bw'abatutsi bishwe muri 90 barapfuye cyane biracaho cyane ese wenda babicaga nk'uko tubona muri 94 bari bamaramaje bica abantu barabatemaga babakubitaga ibihiri babateraga ibisongo uwo mwana w'umuhungu abo basore umwe w'umugabo wacu n'undi umuhungu w'umugabo wacu babicishije ibisongo by'imigano kubitiye hano inyuma mu bitugu igisongo kihingukamwe imbere kijomba hasi abana barumva umugabo wacu we bamuciye akaboko yagiye kubiri n'akaboko bamukubitira umuhoro hano ku gikano uwo nkubwira data bukwe wundi yakundaga kwirahira rwa Muningi bamukubitiye icumu mu rubavu byanga gufata umutima araryishinguza araribasubiza aribashubije barongera baragarura barimukubita ibyo nibyo wabonaga muri 90 bishe ubwo bica barumunabe uwitwa Bazirasa n'uwitwa Nosene barabica barumuna basobokwe barabica icyo gihe n'abagore babo bose barabica icyo gihe na muramukazi wanjye n'abana 5 n'umugabo we komera ntabwo bizongera ukomere cyane n'undi wese wabuze we muri jenoside yakorewe abatutsi urumva abahakana jenoside abo mujye mubihurira urumva muri 90 ukuntu abatutsi b'ikibirira bishwe nako abagugwe bishwe ni ibintu uyu munsi buri munyarwanda wese buri muntu uri kutwumva yagakwiye kumva mama ukomere cyabaye igikomere kidasanzwe birumvikana kuri wowe n'umuryango kuri 90 barabishe abasaza banjye bakwa Yesu barabishe gusa usoma ku mazi biragufasha mukomere tujye twumva agahinda k'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ni ikintu ubwo twese tutakumva ariko navuyeyo icyo gihe nibwo umugabo yambwiraga ati uzaze nsubira i Kigali ubwo nibwo nagiye i Kigali rero 91 ndagenda ndahaba mbona mbese nkavuga ntahari wenda byabaye icyo gihe iwacu
aho ngaho ntabwo bizongera kuhaba. Ariko interahamwe ubwo zakomerejeho bakajya baza, imodoka zikajya ziza, amabisi cyane, yewe amabisi ahetse interahamwe n'imihoro n'ibihiri, tuzabatsembatsemba. Rero muri Kibirira ubwo niko byakomeje. Muri Kibirira niko byakomeje. Cyenda rimwe nubwo nkubwira nibwo naje muri Kigali ndahabaye. Cyenda kabiri nibwo bampamagaye bati so baramwishe. Baramucoce amaguru, mucoca hehe, kubita ibihiri mu mutwe, bagira bate, ariko ntiyapfa icyo gihe. Ntabwo yigeze apfa. Amuzana i Kigali, bamugejeje i Kigali turamurwaza. Amukuba ariko tumurwaza amaguru yaravuyeho, ubwo bahise bayakuraho, turamurwaza asa n'ukize. Nyine yoroherwa bya bihiri, arongera aragenda nyine abikimuga akajya agenda. Nta maguru afite. Nuko noneho ubwo bibaye aho ngaho 94 rero riba riraje. 94 tukiri muri 9 tutarajya 94 se cyane arapfa. Ubwo twatangiye no kwirukanka nanone ubwo ngubwo tubura nyine wumva igihe cyane yapfiriye na nuriya undi bavuga ngo nindera Gatabazi. Icyo gihe rero birongera biransubira bya bindi byo muri Kibirira. Turongera turirukanka nanone ubwo turihisha tugira dute. Ngeze amahirwe ubwo tujya tubona turafuraguritse tugeze ku Kiliziya hariya cya Kicukiro. Naho twahabaye ibyumweru 2. Siriya Nkotanyi zari CND zaje kwadusanga. Zihadusanze ziratwibwira. Icyo gihe natwe basaga naho umutima wari urahuye. Mwatubonye twebwe Inkotanyi. Turazireba twese turashika turishima. Nuko mwumva ntimugipfuye. Twumva ntitugipfuye, ariko aratubwira ati nubwo mutureba natwe ntabwo dufite ubushobozi bundi bwo kubatabara, ngo tube twabatabara, tube twabakura nk'aha ngaha, ariko natwe turi kumwe. Nuko tubaye aho ngaho ubwo baje kwigendera nyine barasubira kuri CND nabo urabyumva barihishahishaga. Ni nk'amahirwe kugira ngo bahagere. Barasubira kuri CND, bisubirira kuri CND nyine, ariko badusigaho basiga baturemeje agatima ko tugomba kubaho. Nuko turahabaye. Igeze aho nibwo umugabo icyo gihe yari yaragiye yakoraga aho ku kibuga. Noneho abura kwambuka biramunanira kugira ngo azaze hariya Sonatibe ntabona aho anyura. Avi Kanombe ajya Kicukiro biramunanira uko bageraga hariya bakabatangira bakabakubita bakabica bakagira bati. Arambwira ati rero wowe icyo gihe n'umusaza wanjye ndetse wagiye no kumureba. Yaramaze icyumwererega tuzi ko yapfuye nawe. Noneho umusaza wanjye rero araza nibwo yabimbazaga, babimubwira yuko amaze icyumweru tutamubona, tutubanza byararangiye. We yafashe imodoka ajyayo, ageze yasanga aracyariho. Aramubwira ati kuki bazi, ati uzi ko bari bazi ko wapfuye? Ati nabuze ahantu nanyura. Araza niwe wampumurije arambwira ati yabuze ahantu anyura. Nuko aragenda atarahara ariko ati azaza ati humura azaza. Niyo minsi koko sinzi ahantu ya imodoka yarabazanye. Nibwo yambwiraga ati dusubire tujye i Kanombe. Turagenda tujya i Kanombe. Twacumbitseyo iminsi mike. Kuki yarabakuye Kicukiro? Kubera iyo ntambara nyine agira ngo twegerane asubire ku kazi ke.
nawe yagakoze se kangahe ko ubwo ngubwo bahise barasa kinani bigashwanyagurika ako kanya nuko ibyo byabaga indege ya Habyarimana itarahanurwa bivuze ngo byatangiye mbere nuko abavuga ngo abatutsi ngo bishwe ari uko indege ya Habyarimana yamanutse ubwo bebe bumva yatangiye kera intambara yacu yatangiye kera nuko ubwo rero nibwo ubwo ngubwo icyo gihe indege imanutse nyine umuntu w'umusirikare wari uri haruguru y'iwacu yaho twari ducumbitse niwe waje abwira bene urugo abo ngabo ati Habyarimana yapfuye ubwo twahereye ubwo twicara mu nzu ati ntihagire usohoka tuguma mu nzu tuyigumamo bigeze aho bazadusanga mu nzu turaturumbuka zereka aho kugira ngo bazadutsinde mu nzu reka tuturumbuke twirukanye bazadusange ku musozi ubwo turafuragurika rero nanone ni hahandi burya ngo agateretswe n'Imana nta muyaga ugahoha turagumya turafuragurika mbese tukarara munsi y'intebe ejo sinzi nanjye uburyo twagezeyo tugezeyo Kicukiro usanga ryarunamye nyine mwagize ku itariki zingahe itariki ndazibuka ubwo ni nyuma y'indege iyi ndege nyine yari yarahanutse yego nuko mugira Kicukiro agana hehe nageze Kicukiro hariya kuri kiliziya yego ubwo twaharaye nka kabiri muri iryo shyamba ryaho barasa ariko bisereka sinakubwira ubwo tugenda turindagira dutyo turazamuka tugeze i Nyanza noneho dusanga imirambo akagewe nuko nibwo rero icyo gihe amasasa anyanyagiye ni nayo yatumye dutandukana n'abo ngabo undi rero yari yarahutsemo umutima nta mutima yari agifite ubwo ni umugabo wawe yego ati ngwino tugende ati mwihute ati ndanga ko ati kuki mutihuta njyewe nta mbaraga afite numvaga mu mavi nkumva nta mbaraga nari mfite ubwo twari tumaze iminsi tutanarya tutananywa n'amazi tutayabona aragiye ubwo warigirukankira aragenda rero ngo arahunga da nuko ubwo yagiye atyo sinzi urupfu rwe nibwo yajyanye uwo mwana sinzi urupfu rwabo mbese njyewe ubwo nakubwira yaramufashe akaboko se cyangwa yaramuteruye umwana yari inyuma ye bakurikiranye ariko ari bumubwiye ati ngwino twigendere bagenda batyo rero niyo mpamvu niyo yari kumufata akaboko yari kumwica yari kumugusha ku giti ukuntu yagendaga yari yaraturubuye yarameraga nk'uwarwaye mu mutwe rwari rwaramu mbese urebye rwari rwamutashye yashakaga aho ajya kugwa ahari njye niko nabonaga nuko ubwo rero ndakomeza ndabyicarana ariko nabyicarana nkavuga ngo ariko Mana ngo wampa ngo nkamenya niba barapfuye bakagwa hehe cya gihe cyo gusambira bashaka abantu babo bagiye ni nanjye wandangira aho abanjye baguye nkahamenya umuntu ayoberwa hose yaguye amenya aho nyine ayoberwa nyine yaguye ayoberwa naho umugabo yaguye ayoberwa naho umwana yaguye abavandimwe bose umuntu ahabure koko rero ndavuga nti negereye nkawe uhangira inama wenda tugashakisha wa mugani wawe ubu bari kutwumva niyo mpamvu nyine ikiganiro barakireba ari benshi byanze kunze aramutse ahari birakugeraho noneho nuko aho ngo mwaje kuhava gute Sonatube twagendaga dutyo nyine twirukanka ubwo naje kuhahurira n'abandi ariko bagenda babarasa baturasa ahubwo n'abantu baje hari n'ikizu twarayemo kiriya kizu cyari hepfo ya haruguru y'aho umurenge uri twakirayemo bagishwanyaguje ariko tukirayemo baharasiye umwana w'umukobwa twari tunaryamanye
twahamusize aho Rogoma atapfuye ngo anogoke kandi atabasha kugira ngo abe yabyuka. Turahamutada turirukanka turagenda. Ubwo rero uwo mugabo we twari tukiri kumwe tugeze i Nyanza neza nibwo twatandukanye. Sinakubwira ngo bimeze ngo yenda ngo itariki n'inda yibuka, sinakubwira ntabwo nyibuka pe. Nyanza nicyo utajya wibagirwa hariya? Nyanza sinshobora kuyibagirwa. Ubwo twakomeje kugenda, njye nakomeje kugenda sinaruhutse. Nakomeje kugenda ngenda bantangira, ariko Nyagasani wenyine akavuga ati agakomakoma. Utangirwa n'interahamwe n'abasirikare? Interahamwe hari abari kuri bariyeri bagendaga bantangira. Kicukiro? Ari Kicukiro, ari na hehe hose bariyeri zari zihari. Naragiye ngera i Kabgayi. Aho bagutangira utajya wibagirwa ni hehe? Aho bariyeri utajya wibagirwa ni hehe? Kuri Nyabarongo ntabwo nzahibagirwa. Kuri Nyabarongo ntabwo nzahibagirwa. Ho barananserereje. Ahandi ntibagirwa. Gute? Tubwiye mu buryo burambuye kugira umuntu yumve uko byari byifashe muri jenoside. Aho bantangiriye se? Aho Nyabarongo. Aho kuri Nyabarongo ubwo narahageze noneho bati uri umututsi. Ntabwo ndiwe. Ntabwo ndi umututsi. Zana indangamuntu yawe. Nta ndangamuntu nyifite. Ahubwo ntifite icyangombwa. Mpereka igipapuro. Yiyoretse bakinkubita mu maso. Turabeshya. Batereka turebe amaguru yawe. Ngira bati niwe. Ariko muranyicira wenda ngo nimurahe hepfo aho ngaho ngo asanga abandi. Ariko muranziza ubusa. Nti mama n'umututsikazi. Ariko papa n'umuhutu. Ubu ni bya bigabo byarindagiye ngo bigenda bigashaka ubwoko butari ubwabo. Barandika ndatambuka. Icyo gihe umva kumeze gute bagufashe? Nawe urabyo. Ariko nta n'ubwoba nari mfite. Nari meze nk'igiti. Nta bwenge, nta n'ubwenge numvaga mfite. Mitima guheri yaragiye. Numvaga nta bwenge mfite. Narabugize bugeze aho ushiramo. Ndagenda ngeze Igitaramo naho barantangiye. Tutarajya Igitaramo. Aho ngaho Nyabarongo bari baratangiye kujugunyamo imibiri y'abatutsi. Cyane cyane hari akantu k'akayira kamanuka kikubita mu ruzi. Kari kameze gatya. Noneho uwo barushyemo ku buryo atari bugire rutangira. Yamuragamo bamaze kumukubita ubuhira. Nyabarongo yasaga gute icyo gihe? Nyabarongo yasaga yari amaraso, wabonaga nyine mu izingiro hari amaraso. Noneho ubwo ndagenda. Icyo gihe twaraye naraye hakurya ya Nyabarongo ntari nambuka ngo njye muri Gitaramo. Nanone navuga ngo nagiye ndaraye. Ndaharara. Uri kumwe n'abana? Ndi kumwe n'umwana umwe, abandi nta mwana nari ngifite. Ni umwana umwe gusa wenyine. Noneho mparaye umwana akambwira ati mama, ati nibavuga ngo uri umututsi barakwije. Ati uvuge ko nanjye ndi umwana wawe. Umwana wa kabiri nari mfite wenyine. Noneho inkotanyi iraza, kandi iyo nkotanyi n'ubu sinayimenya. Niho ureba kugira ngo umuntu akugirire neza kandi umuyoberwe. Yaraje arambaza, aranyegera, arambaza ati niko ye? Ati uturutse he? Nturutse i Kigali. Ati none se urabona ko batari bukwice? None se nabigenzana? Ati simbizi. Ati se ugeze aho uti? Ni Imana ihangirije. Ati akora mu mufuka ampa amafaranga 200. Iyo nkotanyi yakumenye gute? Ntabwo byizi. Ngeri wenyine se? Twari kumwe n'abandi ariko twigobetse ahantu. Ampa amafaranga 200 y'ibiceri. Yambaye se ya gisirikare? Nta myenda ya gisirikare yari yambaye ko wambaye uko gisivile. We arakubwira ngo ni inkotanyi. Ati ntugire ubwoba.
noneho ariko sinamenya ngo n'uyu noneho ama amafaranga ibiceri 100 ati maze nugira aho ugera nuzagira aho ugera atuzaguriremo umwana akantu umuntu isigara turara ariko yahise we yigendera ntabwo ntinze mu maso yahise yigendera aracangacangaga nawe yigendera ngo naraye aho bukeye mu gitondo turagenda nibwo nigereye Gitarama hari bariyeri kumwe n'umugore ubwo Gitarama hagira ute ni nk'Imana mwihishahisha mu bihugu nishahisha ku buryo twanahageze twageze harya hakurya ya Nyabarongo iyo ukomeje kugenda urenze za Kamonyi hari ishyamba ryari rihari ry'inturusu usanga bararitemye barimaze ariko twagendaga twihishahisha wagera kuri bariyeri bati harya ubu ngubu ngo umuntu harya ntabwo yakwica tukabimama nasi kuki mwacaga mu muhanda nari gucaye ko twacaga mu muhanda ariko duca no mu bigunda ntabwo twacaga umuhanda sinzi uko twagendaga mwari benshi se twari benshi se nari ndi kumwe nande ko nari ndi kumwe n'uwo mwana ntabwo mwagiye mu kivunge cy'abantu nta kivunge wagendaga se uzi werekeza hehe ndahazi se ntabwo nari nzi iyo nerekeza no gupfa kugenda ubonye urokotse Kicukiro uravuga uti ntiyenda hariya niho ndagenda ngeze aho ngaho maze mpisangira bariyeri y'umugore n'abagabo bari bahari gore wambaye itaburiya yari yabaye n'amaraso gusa Yesu itaburiya y'umweru y'umweru bicaye hano arampamagara ati ngwino ndagenda ntabwo uri umututsi reka ntabwo ndi umututsi sindi umututsi ubu naba ndi umututsi nkaba nigaragambye aha ngaha reka ntabwo ndiwe se kubera iki ko tukureba uwo mugore bari unkurikirana cyane burya hari abagore baranazirana ko nkureba nkabona uri we ntabwo ndi we ndetse mama niwe wari we ariko papa ntabwo yari we ngaho genda bariyeri iri aho hirya urayisimbuka uwo mugore wabonaga ameze ate yari ameze nk'interahamwe nyine yabishe ariko yari afite umupanga yari afite igiti icyo gicyo byo bari baramenyeye yari afite igiti cyari iruhande rwe n'ibisongo by'imigano ubwo ndigenda yambara itaburiye y'umweru bivuze ngo yishe abantu rero mu ndagenda ndakomeza ndagenda Nyagasani irandinda turagenda tugeze ahantu hari ubuzu bwa bundi bubakaga ni za Burende ndavuga ziriya Burende bariya abantu banjye baba barahageze akaba arimo bari ndavuga nti ninjyamo nanone naba ngo ndanga ndakomeza sinagera ariko nk'uwa mugani wawe nkibaza ahantu nzagera nkumva biranyobeye nkayoberwa iherezo ryanjye ariko nkavuga ntiherezo ni ukunyica nkava mu nzira wagendaga ijoro n'amanywa ijoro karara he mu bigunda twararga mu bigunda imvura karari tunyagira imvura yagwaga icyo gihe 94 yego imvura ikatunyagira ariko ikatwumvisha n'umwana nari kumwe na umwe turagenda Nyagasani aramfasha mbona ngeze kuri mbona ngeze ntozi Kabgayi bambe hariya ku cya kabiri baravuga bati hariya ni Kabgayi mba navugaga nti uwangeze Kabgayi nahagera Imana we mpageze mba ntomboye ariko Imana yaramfashije ndagenda nahagera ngiye kumva ngeze hasi yaho numva interahamwe zihamagaraniye hakurya aho numva nayoberwaga n'ibyababwiraga numva barahamagaye ngo abatutsi ngabo barava baje Kabgayi
barakomera cyane, mbwira umwana ntikanye tugende badusange ku kiliziya. Turikanya turagenda, nasanze misa irimo, ndavuga ese ubu ndajya mu misa. Noneho mpingutse hepfo mbona marume mbona umusaza wa mama wo kwa base wabo yitwa Viseni. Mukubise amaso, Vise ati wageze hano uti? Ati nahageze ariko basaza bawe barabajyanye. Basaza bawe wowe? Kwa data wacu. Arambwira ati musaza wawe ari we tuvukana. Ati bo barepfiye, ati warepfiye. Ati ariko atabo kwa so wanyu. Ati bo babajyanye muri iki gitondo, ati babajyanye mu Ngororero. Ati ubwo rero bo babishe. None weho wasigaye ute? Ati nanjye sinzi ukuntu nikinga kenze. Ati mbona ati ntibambonye. Ati ariko baragaruka. Ati rero ati genda ubwire padiri aguha icumbi. Ndagenda mbwira padiri waho. Ari umupadiri w'igikara nawe ntabwo nzamwibagirwa. Niba nuba hari nakazi ke. Arari inyima. Akubwira ngo iki? Arambwira ngo nta cumba afite. Kandi ryari rihari. Noneho ndagenda mbwira uwo Viseni, nti Vise ati ntarampakaniye. Ataraguhakaniye ntarampakaniye. Ati bwanze rero ati genda ubwire chef w'intera hamwe. Ati umubeshye ngo padiri aguhaye icumbi. Ndagenda nihaze, urumve ko nanjye nari nihaze. Ndagenda ndabimubwira. Maze kubimubwira ati ariko se padiri ataragira ngo mbigenze nte rwose. Ubwo yanyirukankanya mu mashuri. Hagenda nagera hano muri uruhande. Ngo uwo muntu uramujyana he? Ngo jyana. Ngabo ngo simba keneye. Ari padiri se? Oya ari abantu bari barimo. Akanjyana ahandi. Akaba ariko bavuga. Angejeje ku ishuri rya gatatu baranyakira. Maze kunyakira habagarimo abandi batutse. Nibo banyakira. Kibatemeraga ko mwinjiramo. Kuki batemeraga ko mwinjiramo? Naravuze ntahari abo ngabo banyangaga. Abo ngabo nyine batabishakaga hari simbizi uko byari bimeze. Niba ariko kuko nta mututsi n'abatarahigwaga. Kuko ubundi ngo hari abahigwa n'abadahigwa. Nuko ubwo nibwo rero nabagaho ngaho Inkotanyi zaje zihadusanga. Turavuga ati nta kundi guhunga ntaho duhungira nta n'icyo duhunga tugize Imana zadusanga aho ngaho nyine. Zaraje koko tugiye tubona ziraje. Nibwo zatwerekezaga mu nzira dore bakajya bagenda bagira batya batuyobora batya batwereka aho tunyura nyine. Turabakurikira. Murukuka gutyo. Ndokuka gutyo. Ubwo ndatangira Imana nyihereza icyubahiro. Icyo gihe kugeza wumva gomeze ute? Nkawe urabyumva. Numvise meze neza. Uretse uko naravugaga ntimeze neza ariko nta muvandimwe narebaga, nta mwana narebaga, nta mugabo. Mbese nari mpagaze nk'igiti nyine meze gutyo. Umwana nari kumwe nawe n'uwo nguwo wenyine. Umvaga ko ngiye kuba ubwo buzima ko kuba wenyine n'umwana umwe. N'umwana umwe. Ko Nyagasani ibaye intijije rero ngiye kubona mbona n'undi nawe yarirukanse yageze Zandera yagiye hehe wari mukuru muri bo. Nuko yarari kumwe na nyina wabo barirukanka bagize Imana nabo bararokoka. Yaje ansangayo aho nari ncumbitse aho ngaho turahabana iminsi mike yatugeze aho tugaruka muri Kigali. Ubwo ufite abana bangahe? Ufite abana batatu. Wabuze wari ufite bane? Ubwo habuze uwo muhungu n'uwo mukobwa ariko uwo mukobwa yaje gupfa nyuma ubona nagiye kuzana iwacu. Yego. Nakundi komera.
uyu munsi se navuga ngo nyuma y'imyaka 31 umva waciye muri byinshi kuva muri 90 wongera muri 94 umva muri wo umeze gute ibyo bintu hari umuntu umbwira ati mba numva ari nk'ejo numva nta kibazo gusa uretse ko umutima uza ukakomaho ariko nawe urumva ko utaba urihahamuka ariko numva ndaho nta kundi nyine ariko nyine mbaye Imana ibimfashije nkabona nako ngako nkabonye numva nashimira Imana nikataboneka kandi nabwo nuko bizaba uko reka Imana idufashe sibyo reka Imana idufashe burya ikintu cya mbere ni ukugerageza iyo utagerageje amahirwe hari ubwo uvuga ngo kuki ntagerageje basi iyo nkora iki bigufasha kuruhuka numubona uzashimira Imana nataboneka nabwo ubuzima bukomeze rwose yego ubuzima bukomeze ndetse cyane wabwira iki umuntu avuga ngo uhakana jenoside yakorewe abatutsi urumva namubwira iki yagumana ibye namubwira iki se ubwo yajya guhakana naraciye muri izo nzira zose koko ewe ejo bundi mu nama yakozwe na Loni hari uwagize gutya aravuga ati ngo abatutsi bapfuye kubera ko indege ya Habyarimana yahanuwe niko bavuga kandi wowe tubwiye ko mwatangiye kwicwa mbere yego twe twatangiye kera twatangiye kera urumva nawe icyo gihe muri 90 ariko se no kwitoza ko byatangiye icyo gihe ko bitozaga rwose ugasanga rwose nta nicyo bikanga bitoreza hehe ku misozi iwacu abahutu n'abatutsi mwe mubanye gute ubundi aho muri Kibirira wabaga utyo nyine bakureba nk'isesemikaza ariko ukabaho kubera ko nta handi hantu wari ufite wawe ariko abacira uruhande isesemikaza kumva nyine ntabwo bakwitayeho mwe mutuye ku musozi muri abatutsi benshi bari benshi pe bari benshi cyane ubu hasigaye nk'abangana gute ugereranije ndavuga abarokotse kwako gasozi k'iwacu harokotse abantu bangahe ko harokotse nk'abantu buriya bageze no ku 10 ku musozi wose kandi wari utuwe koko ntabwo nta n'umwe twari dutuye nk'umusozi wacu utuwe n'abatutsi gusa yego ewe nta n'icumi ryasagutse ririmo kereka ubu ngubu nyine ko bagenda babyara yenda ariko uretse ko batageza nk'uko mbere byari bimeze yego ariko mu mitima y'uwarokotse mu mutima w'uwarokotse jenoside ubwo turi kumwe nawe haba hameze gute bite n'ibyo mwabonye haba hameze ubu ngubu twumva tumeze neza kubera yuko uriya mugabo tuvuga yuko yazi igihe nyine ubwo ni Paul yego twumva yarazi igihe yego twumva hakeye ariko batekereza nk'iwacu nk'ubu ngubu numva ntanasubirayo numva n'inzoka yanjye itasubirayo Kibirira numva narahanze pe sinzi niba yego wenda n'ahandi hose nuko ariko oya numva ntasubirayo rwose kubera icyo utasubirayo oya numva ntahasubira kubera ko nta bwiza bwaho mpazi ntabwo urasubirayo njyewe kuva jenoside yarangira oya sinkubwira ko nagiye kuzana ko kana reba kugira ngo umwana we yarahingutse bavuge ngo umwana wanjye we nose yatanguye yaraje ngo ngujya naho twajyanye sogokuru wawe na banyogokuru wawe sha ngo ngwino akana ngo kagatekereza ubuse ntibamwishe kari akana gatoya nyine numva ko yarakurikiwe rimwe umwana ariko bari baramukubise nawe amatwi barayamennye interahamwe zaramukubise amatwi bari barayamennye yari afite ugutwi kutumvaga ngo bagiye bakubita mwinshi ariko si cyo cyamwishe bwo yari yarabikize nawe yumva ari aho ko atabyibagirwa
ntabwo yabyibagirwaga, nawe urabyumva kandi nta nubwo twanabyibagirwa. Mukomere kandi mukomeze mukomere, uwarokotse jenoside wese uri kutwumva akomeze akomere, akomeze umutima, abeho. Uyu munsi mufite igihugu dufite igihugu nk'abanyarwanda kitaturobanura. Uri umunyarwanda, uragenda ufite amahoro, dukomeze tuyagire kandi tubeho neza. Si ukubaho gusa, mama ku myaka ufite uvuga uti iyo nsigaje ngomba kwibaho nishimye, ngomba kubaho kabone nubwo nabuze abavandimwe, nabuze urubyaro, nabuze uwo twashakanye, nabuze ababyeyi, nabuze umuryango muri rusange, ariko ubeho uvuga uti ngomba kubaho byanze bikunze. Twongeye tubwire ku muntu uri kutwumva muri kano kanya, uyu mumama yabuze umwana muri jenoside, yumva azamubona, reka tumufashe mu buryo bwose bushoboka. Mama, mwakoze kuba natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye, kandi mukomeze gukomera, kwibuka, twiyubaka, bibe intego zacu, ntibibe mu magambo gusa, tubigire intego. Mwakoze kuba natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Sawa, murakoze. Yego. Umva iyi nkuru